Reka nsuze nkwifurize ibihe byiza ndetse kandi nizere kumeze neza ibikorwa byose mba muri gukora nizere ko biri kugenda neza nsuza abantu bose badukurikira bahereye mu ntara enye z'igihugu ugashyiraho umujyi wa Kigali ariko nanone dusuza abantu baba bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ubwo ni mu ntara ya gatanu niko bayita ariko ni muri diaspora tujya muri East Africa tukajya no muri Afrika yose ariko tukaza no kwambuka hanze ya Afrika mwese mbasuze rero mbifurize ibihe byiza kugubwa neza ndetse no guhirwa mu byo mukora byose muraho umugisha rero kuri twebwe reka nkwifurize ko uyu munsi wakanda subscribe kuri The Tone Show kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ubwo ndavuga ku utarayikanda ariko nshimire mwese mwayikanza ariko utarayikanda no kumanuka gatoya aho ngaho ubonye ikiganiro ugakanda ahantu handitse subscribe mu gifaransa burango babanditse ngo s'abonner mu gifaransa hanyuma kandi ubwo niko tuzajya tubana buri munsi ubona ibiganiro nk'ibi ngibi byiza uyu munsi ndaza ko gushaka ko tuganira ku mahirwe ahari uyu munsi mu gihugu cya Dubai. Abantu benshi mujya mutekereza ese ndamutse nshaka kujya Dubai byagenda bitese ndamutse nkeneye ayo mahirwe kuba najya gutura cyangwa se gukorera Dubai byagenda bite bisaba iki bica mu zinzira ayo mahirwe abantu benshi bakunda kugenda bayibaza cyangwa se bakeneye kumenya amakuru cyane akenshi buriya tuse hari abantu banabikoreramo ibyaha cyangwa se banabeshyerwamo ugasanga umuntu agiye gucishwa inzira zapanya mu bintu bitemewe n'amategeko ugazasanga umuntu yisanze imbere y'inkiko bitewe n'amakuru wenda make atarafite uyu munsi rero nibyo bintu ngira ngo tuze kuba tuganiraho tunarebe se ayo mahirwe hari inzira zishoboka zo kunyuramo nizihe byose rero turaza kubiganira nge nitwa David Nigena cyangwa se Zanda niyo mazina yanjye hanyuma mu kiganiro ntaho ndaza kuba ninjye nyine ndaba ndi kumwe na Tuse ngo ikaze murakoze cyane uramaze kubabwira nitwa Ishimwe Blessed Tuse nk'ibisanzwe nyine mu Rwanda ni mu rugo ariko it's been like imyaka 2 n'igice buriya mba muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu aho benshi bakunze kwita Dubai ni byinshi turaza kuganiraho ni byinshi turaza kugenda tubabwiraho so ndakeka ko ku musozo w'iki kiganiro turajya gusoza buri muntu amaze kumenya ibyibanze gusa nyine ni uruhererekane rw'ibiganiro tuzagenda dukora tubereka amahirwe tubereka bimwe mu byo abantu bashobora kwirinda ikindi twababwira nta bantu duca amafaranga ni ukubagira inama nk'uko natwe twagiye nyine hari batugira inama hari ibyo twaciyemo hari n'ibyo twabonye ni ukugira ngo n'undi muntu wese ugiye gukurikirana kino kiganiro kuri The Tone Show azabashe kuvuga ati ese nanjye nabicisha mu ihenzira ndasabwa iki nuko bimeze ngira ngo wenda abantu bamaze no kubyumva neza ko niko tugiye kwinjira no mu kiganiro wenda nta nubwo tuza guca muri detail nyinshi cyangwa se mu bintu byinshi cyako tuza kuba straight kuri point uravuze ati imyaka 2 n'igice niyo ishize werekeje Dubai ubundi ujya guhaguruka bwa mbere mu Rwanda niki kintu cyakiri ku mutima wavuga ati none nanjye ubwo mbonye ibi nkambonye no makuru mwe guhaguruka nkajya Dubai ikintu cyari kiri ku mutima wawe niki nk'ibisanzwe bira tudaciye ku ruhande nyine buri muntu akura afite inzozi inzozi zanjye nakuze nzi ko nzaba umukinnyi wa football biza kwanga noneho nisanga mu bintu bijyanye n'ubukerarugendo gutembera ziba ari zo nzozi zanjye n'abandi cyane mbere ibyo bintu banzimo noneho nyuma nza kureba umwe mu bantu tuzeranye nyine mu nshuti zanjye yagiye Dubai yagiye kurangura abona ayo mahirwe arambwira kuki utagerageza no mahirwe ukareba ukuntu bimeze nza kuba kwicara nyine ndiga ndareba byose uko bimeze nangije biba ngombwa ko mba interested yo kujya Dubai nyine urumva iyo umuntu ashaka kugira icyo ageraho hari ibintu byinshi nyine abareba akavuga ati okay aha ni byiza hano mu Rwanda ni byiza ndi gukora neza ariko hari byinshi nshaka kugeraho cyangwa se hari byinshi ndi kubona nshaka kujya ku experiencing niyo mpamvu nagiye ngenda kuri visit visa ngenda ngiye gusura no kureba uko bimeze nisanga nyine inzozi zanjye ari izo kuba ngumyeyo igihe gitoya nsanga ni nkorerayo ugeze Dubai uje nk'umuntu ugiye gusura urahageze urahari ukuntu umuntu ajya hano runaka atari no gusura cyangwa se niba bahagiriye urugendo rusanzwe wajya gusura abantu cyangwa iki bitewe n'ibintu hasanze cyangwa se n'ibintu habonye ibitekerezo bigahinduka
ibitekerezo bigenda uvuga ati ahantu nyamara nshobora kugira ikintu nahakorera. Ku bwawe ukigera Dubai ubonye ko ibintu bimeze, muvoma z'abantu, imikorere y'abantu, niki kintu cya mbere wenda wabasha kwibuka cyaje mu bitekerezo byawe kuvuga uti yego naje gusura aha hantu ariko si bundi why not ntahaguma? Niki gitekerezo cyahise kiza mu mutwe wawe bwa mbere? Buri muntu wese cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga ukireba Dubai nyine utureba ya miturirwa ukareba uburyo view Dubai ko imeze nyine tubona ko ari ahantu hateye imbere cyane. Apari ibyo rero mu kindi tuba dushaka tuba dukeneye amafaranga. Yego. Hari abantu nagiye mpora nabo buriya iyo net hari ijambo nkunda kugenda bari bati iyo network is your net worth. Ngo abantu nahuye nabo barambwira ahantu gutya na gutya imikorere yaho imeze gutya na gutya, you can try this, you can try that. Ndabyibuka ko natangiye mfasha bamwe mu bacuruzi b'i Kigali ibyo bari kurangura nyine ibyo bashaka kurangura, ngiye ko nari ndiyo nkabarangurira nkaboherereza. Noneho nyuma umuntu umwe arambwira ati there is opportunity there, you can try. Biba ngombwa nyine ko nisanga muri ako kazi. Bya bintu nyine bimwe nakubwiraga by'amafaranga, experience n'iki byose biza gukontangira n'amahirwe kuri ako kazi baramfata nta bintu byinshi bambajije. Ndeba umushahara, ndeba na opportunities ziri aho ngaho Dubai, ndeba n'uburyo nyine tujya hanze kugira ngo we are going home to change home. Mbona hari ibintu byinshi byo kuzakora mu rugo. Okay, let me take my time. It can be short, it can be long, ariko nzasubire mu rugo hari ikintu byajya. Hari uko gutekereza bati wenda natangiye gufasha abantu bari kurangura wenda ibintu hano Dubai babijyana mu Rwanda, gufasha n'abariyo wenda kuko Dubai ni igihugu kinini nanone bashobora kurangura n'uwo tujyanye mu Rwanda, ariko wari waje kurangura mu mujyi wenda bijyanye mu ntara wenda bwo tuyifate nka Kigali, sinzi ko nabo bagira intara. Nabo ni buriya Dubai ntago ari igihugu, nayo ni twavuga ni nka Kigali, reka tubyite Kigali. Dubai ni nk'uko bavuga Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ni Emirates zirindwi nyine, harimo Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Arain n'izindi nyine zikaba zirindwi. Noneho buri hamwe ushobora gusaba visa yaho. None umuntu ugiye Dubai rero abantu most of the people bagenda bazi ko like Dubai ni igihugu. Dubai buriya ni agace nako nk'uko twavuga Musanze, nk'uko dushobora kuzaya kumaze kuvuga okay kujya Musanze wenda hariya muri party ya tourism bisaba visa ya Musanze, ariko ukaba watembera u Rwanda rwose. Nuko nguko bimeze. That's good. Ahubwo ko kantu nakubwa abantu barakamenye. Icyo nashaka kwita nk'umuzaho uraho ngaho Dubai wenda uri kubona izo opportunity, ariko hari ikintu twita ngo nicyo uri kuzana ku meza, what are you bringing on table? Ugera Dubai we niki wari witeze kuvuga ati none nanjye rero mu bushobozi mfite hari icyo nshobora kuzana ku meza, nshobora guheraho ku bantu, nshobora gusaba amahirwe? Ikintu cya mbere buriya sinangombwa na Dubai na hano mu Rwanda. Buriya umuntu wese like nk'abakirangiza amashuri cyangwa se umuntu ushaka akazi, akantu kitwa introduce about yourself. Na akantu nyine uba ugomba kugenda uzi, ugomba kumenya buri gihe, kuko anytime dushobora kuza ngaha umuntu agahita akubwira ati David mbwira ni iki nyine, mbwira muri make wowe niye mpamvu twaguha kano kazi. So bisaba gukora research no kumenya nyine, ntabwo uzagenda ngo tuvuga ngo ngiye gukora akazi. Niho usanga abantu bagwa mu mitego, ugasanga umuntu araje ashyize itangazo kuri Facebook cyangwa se Instagram arayibustinze, wowe uriguyeho agahita avuga ati uratanga miliyoni 3 ngiye kuguha akazi. Ntabwo banje gutekereza na akazi kameze gate, ese nshobora kugakora nayo ma challenge wowe tuvuga okay I have money I can try. Niho wisanga nyine nk'umuntu agusigamye ukisanga mu kazi katariko, cyangwa se na wa muntu kamubura kugutanamuzi. Naho ngaho ugomba kumenya ngo nge ndi capable cyangwa am able to do these things. Kandi ikindi ntabwo uvuga ngo okay nimba ndi mu bukerarugendo n'urugero mvuge ngiye kugenda Dubai ngiye kuba umutour guide cyangwa se drive guide. Ugomba kubanza kwiga system, akazi kose kabonetse ugomba kugakora kugira ngo ugire intambwe utera, ndetse ubanze uniga system y'ahantu. Reka wenda tuve kuri wowe personnel, wenda kuvuga wenda uko wagiye Dubai, ayo mahirwe wahasanze n'ibindi byose, kwa kwenda turaza kugenda tubinyuramo n'ubundi, kuko ibyo turaza kuganira byose birashingira kuri experience ibyo wabonye byose. Ariko tubaze dukure n'abantu mu rujijo.
wenda abantu babitekereza bakabyumva ukundi bakanabicaho bagenda wa mugana agasanga bashyize itangazo hano bari boostinze hari abantu bajya biramanta bakaza nko kuri internet hano kuri YouTube bagatangira kuvuga ngo company ngo yitwa gutya ngo ngenga abantu ngo baraje ngo arambeshya ngo ngiye mu kazi ngo hanga ngo Dubai ngo narabishyuye ngo mbahereza miliyoni yanjye ngo kandi ngo niyo nari mfite gusa ngo nagomba ngo kujya Dubai ngo bakama akazi ugasanga abantu bari kwiramanta gutyo ariko ngenda bikunda bura nkunda inzego za leta z'u Rwanda uburyo bazakavuga batari wowe umuntu araza akubwira ngo araguha akazi gute kandi nawe ubona ko muri kuri rev imwe muri kumwe aho ngaho nawe ntiyagiye kugakora ariko se nanone n'amakuru ari kuguha ayo makuru ari gushingiraho we kuki utari kuyasesengura ngo ubashe nyine no kumva ko harimo ikintu nyine kinyanga n'ibindi nk'ibyo baraza bakabibabwira yego barabafasha bakabarenganura ariko nabo bakababwira ati mujye musesengura ibintu bababwira twinjire kuri Dubai noneho nyirizina Dubai hari abavuga wenda bifata nk'igihugu ariko tubwiye ko twabyita nka state Dubai ubundi nyirizina ubwayo nta hantu h'amahirwe cyangwa se nta hantu hashobora kuboneka opportunities nyinshi yego Dubai buriya ni umwe mu mijyi twavuga nk'imijyi 5 ya mbere ku isi mu mijyi iri gutera imbere mu mijyi yateye imbere nako umujyi buriya ni place y'ubukerarugendo so ahantu nk'aho ngaho rero hakaba n'ahantu hari gutera imbere mu bintu bya tekinoloji urumva anytime aho ngaho akazi kaba gahari muri hospitality karimo muri tourism karimo muri tech karimo construction barubaka n'ibintu byinshi birimo opportunities zo zirahari kandi nziza ariko bisaba kubanza kumenya ngo ngiye gukora iki ngiye he ukabanza kumenya amakuru ya nyayo umuntu akigera Dubai ubwo wenda tutaramenya ngo niki byamusabye kugira ngo ajyeyo wenda nabyo ari byo tugiye kuza kwinjiramo ariko akigera Dubai hari icyo waruvuze ngo nukubanza kumenya ariko biroroshye kuhagera nyine ukahita ubona ukahita nyine uwisanga muri izo opportunity ntago navuga ko byoroshye ariko nanone birashoboka nyine ikintu cya mbere nko nabikubwiye imbere yo gufata icyemezo cyaho ugiye kujya banza umenye ngo ngiye kimwe nkuko nanjye nagiye nkaba nabona izo opportunity n'abandi bagenda bakabona izo opportunity wenda ngiye nshobora kubona ari ndi mu kazi hari abagenda noneho bagiye gukora kwikorera nabyo biba bishoboka haba ushobora kugenda ukavuga kuvana ibintu mu Bushinwa bizantwara ibyumweru 5-6 ariko nshobora kujya Dubai uyu munsi nkarangura umusibe ejo bikaba byageze mu Rwanda opportunity zo zirahari kandi birashoboka cyane yego ubwo wenda hari umuntu utwumvishe none ahangaha akavuga ati yes hari opportunity ngomba kujyayo ariko hari icyo bisaba hari icyo bisaba wenda cyane n'amafaranga cyo kizamo ni hame ariko wenda tuzagira ikiganiro cyabyo cyo kuvuga nyine package y'ibintu bisabwa kugira ngo umuntu abe yahaguruka ajye Dubai ko icyo kiganiro cyo twizeza abantu ko bazakibona iyo package yose yuzuye from zero uri aho ngaho Musanze Musambira n'ahandi uvuga ati package ukeneye from zero kugira ngo wowe wisanga muri Dubai ni byose tuzabigarukaho ariko nanone duhereye nko kuvuga ngo umuntu nka skills runaka z'ingenzi ziri basic umuntu yaba afite kugira ngo nibura abashe gusavavingira Dubai urakoze cyane icyo kintu cyo nagiye kugamizaho wagira ngo arebye ibyo ngiye kuvuga kugira ngo sinangombwa Dubai n'ahandi hantu ushaka kujya wenda hanze y'u Rwanda abroad byiza ko uva i Kigali cyangwa se uva mu ntara hari skills ufite yego ntago ugenda uvuga ngo ngiye gukora iki kereka babandi nyine bafite invitation iki y'akazi byose barebye biri byemewe akagenda agiye mu kazi bisanzwe nyine tu hari icyo bita blue colors job izi bita blue colors job nyine bakora research bakareba tuzagenda tubicamo gake gake nuvuga ngo nutuzi ushobora gukora with or without experience ufite cyangwa udafite experience ari kuri ebo yo kubikora akenshi twitutuzi twimbaraga kuvuga ngo reka duhere kuri ubwo buzi nyine kuri izo brokers jobs ziri Dubai ushobora kuba umukirina ushobora kuba umusekirite ushobora gukora muri hotel as housekeeping ushobora gukora construction helper no mu houseware gupakira utuzi nk'utwo ngutwo nyine turahari none ni ukuvuga ngo ikindi like nk'abantu reka mbere nk'abantu ngewe nyine ujya gutera intuzara bw'ibanza nk'abantu muri hospitality and tourism nk'umuntu ushaka kujyayo inama namugira shaka barista skills iyo ni iya mbere
gira basic kuri computer n'utuntu abantu nyine bafata nk'aho biri aho ngaho. Gira basic ku gukoresha telefone smartphone, gira basic ku rurimi rw'icyongereza. Ntabwo Dubai kiza cyaho nyine ntabwo bagusaba icyongereza cyiza kimwe nyine cya accent ziri gira basic umva ko waganiriza umuntu akakuvugisha wasaba iki n'ibindi uzabyigira mu kazi kuko mostly tuzi nk'utwo none ikiza cya Dubai baguha almost 1 month for training. Umaze gusinya bagwa training kuko baba bizi ko ushobora kuvuye muri no field cyangwa standard niyo mwa muri field imwe ariko standard atari zimwe, so ugomba kwiga about that companies 1 2 3 4 weeks bakakwigisha. So beta rero gushaka skills ziri basic, hari ibiganiro bimwe biri kuri The Tone Show bashobora kureba zimwe muri skills n'ibindi tuzagenda dushaka kuko iyi ni intro dushaka kongera kubereka tugenda uko ikiganiro ku kiganiro. Yego urumva wa mugani wawe hari igihe abantu bafata nk'izo skills akenshi uzarebe wenda sinze we niba wiga mwaragiraga isomo rya computer lab akenshi bura abanyeshuri benshi wenda nawe dukurikiramo abayita babyumva ni bake bigiragamo ukahita ujya nko kuri YouTube urumva kandi nka mwarimu ariko kibari kwigisha ibintu biri seri Microsoft Word Excel kandi izo ni software ziba zihenze hari zirahenze cyane. Ubu uri ebo yo gutanga 400 kwiga Microsoft ushobora kwigisha uri mu rugo biragoye. None ugasanga umuntu afite machine home arayirirwa na pe, ariko ikintu cya mbere ni ukumenya agasobanuye gashyashya kiyasohoye pe. Si bibi ntago wenda tugiye kwangisha abantu kwirebera izo filime n'abazira ariko mugero runaka, ariko niba urushaka gufata ejo nibwo ubundi buri abantu ntago bazi ko ChatGPT nanjye banga ari umuntu wahatari nibwo nagiye ndamuganiriza wenda baraziyo n'umuntu ni ChatGPT nyine ni app ariko nyine y'ubwenge buhangano ya AI nyine akakubwira ati wowe wifata 6 hours uri guscrolling kabone nubwo wawe nta kazi ufite urumva wifata 6 hours uri guscrolling fata mu gitondo urabyutse saa 2 saa 4 gerageza kuba nyine trained mu mutwe uvuga ati niki kintu ngenzi gukora neza cyangwa se nicyo ngerageza gukora uwongera ubyitrainingemo kuri uwo munsi hagati yayo masaha 2 noneho saa 6 uze kuza uruhukemo n'iki byose noneho saa 8 sangahe uze kongera no uvuga ati niba bya bintu noneho nabaye trained nabyo nta muntu bizi urumva nubwo nta muntu bizi ko mbizi niki nakora no kugira ngo na wa muntu uzi ko ntabizi abe yabimenya. Hari icyo bita portfolio nyine kuba wakubaka portfolio yawe ukavuga uti none umuntu uzanya approaching afite ikintu nzamwereka unyono wowe cyagiye wabaye trend ku bintu uzi ni wari ukoresha iyo machine iyo software ukayigisha iyo editing ukayijyamo none ugakora portfolio y'amasaha ukagenda ubaka portfolio yawe. Hari ibintu nyine abantu baca amazi ukavuga ati ndari bagasobanuye imitondo ndebero ko ikigoroba ndebe yanga nimugora ndebe junior nyine kandi ugasanga ni ibintu uzisanga none ugiye mu kazi ari genge umuntu igeze kumamagara ariko mbwiye ukuntu ashobora gukora liste ya Excel ari mu kazi ariko arimo rebazwa kandi asanzwe afite machine ariko kubaza ukuntu ashobora gukora liste ya Excel nyine agashyiramo n'inuzani arifite ariko gusa umuntu nise bizagenda bite umuntu gukirika kuri suri yanuze ya machine ni ikibazo urumva aratitira urumva kandi numva ni opportunity ziza umuntu atatekerezaga ko ziri buze ariko kubera ko byaje ukabica amazi nkuko twaduhereye ku bintu byo ku ishuri n'iki usanga kenshi nyine twisa twataka ariko ibintu narabibonye mbifatirana nari kubona ari amahirwe. Rero abantu wenda babyumve twatuvuze ko ari skills ushobora kubona izo za barista kugira skills ku mashini niba hari utuntu uzi gukoraho biba byiza baranabisabura ama company menshi nuko uvuze wenda tuvuze nka Dubai ariko n'ahantu henshi iyo ufite biragufasha cyane iyo ufite ubwo bushobozi kavuga ati ngenzi gukora ibi ngibi nubwo yaba atari bigiye gusaba bazagukenera aho ngaho bakabona kuri umuntu nyine uri helpful mu kazi ibi ari ibintu byiza. Rero abantu babyumve nyine niba bafite n'ahantu bari kunotinga bagende banotinga icyo kintu kuko ni ibintu by'ingenzi cyane. Ahubwo reka twinjire no kuvuga ngo yes ufite izo skills ufite izo skills uraniyamenya uvuga ati ngewe anytime nagenda wenda naho Dubai ni byiza ariko hari umwana uri Nyabitekere wenda ufite YouTube braza kufungura iki kiganiro hari umwana uri Musambira hari nawe barabyoherereza nazamusumba hose yarakwa bamabure ariko se umuntu uraza kureba iki kiganiro ariko akaza kugorwa n'ubushobozi
icyo nacyo tukivugeho ni ubuhe bushobozi nibura bw'ibanze wenda n'amafaranga twe turagenda twizeza abantu ibiganiro tuzakora ko byose tuzagenda tubisesengura wenda tukomejeho gatoya umuntu uri hariya mu ntara witunye no guhinga no gushakisha ariko akeneye opportunity yabigenza gute si ibintu bihenze cyane ko bizamo no gufata indege uko byagenda kose wowe uri kudukurikira uko byagenda kose n'ubushobozi bisaba ubushobozi batazakubwira ngo ndabona akazi Dubai niki ariko nyine ni risk no gushaka ubushobozi ikintu cya mbere usabwa cy'ingenzi cy'ibanze ni passport pasiporo ni 100,000 yego ikindi kintu usabwa ni visa ushobora gusaba y'ukwezi kumwe y'amezi 2 hagati y'amadolari 100 na 250 ubwo turi kubabwira range yego ikindi ni itike y'indege itike y'indege rero buriya biterwa n'igihe ugiye gusabira itike ushaka itike ejo biraguhenda ushaka itike mu mezi 2 ataha ukayibukinga ubu biraguhendukira ushaka itike muri sama ntabwo ari kimwe n'itike yo muri low season nabyo biba nanone na kampani y'indege uzagutwara biravantage gusa ikintu cya mbere kibanza ugomba kumenya ni passport ni visa ni itike y'indege n'ibijyanye no kuba Dubai nabyo hari andi mafaranga asabwa ibyo tuzabikora mu butaha ariko ibyo nibyo byibanze gusa umuntu amenye ko akeneye amafaranga kujya Dubai ntabwo baguha lift ngo bakuze mu ndege yabyo ukeneye amafaranga ariko nyine muri ubu buzima hari ikintu kitwica yego ntabwo dushaka gushora kugira ngo tugire icyo tugeraho yego like nkuko wavuze ChatGPT irahari ariko abenshi muri abo bari kutureba hajya kuri ChatGPT agiye kubibwira wambwiye message ndaza kubwira umugore wanjye message ndaza kohereza share ngo kuri birthday kandi ntazi ko iyo ChatGPT zo Claude AI n'andi ma AI atandukanye ushobora kuyikoresha nk'ubwenge buhangano ariko buguha akazi noneho ni hahandi usanga umuntu avuga ati AI yaje akazi kawe kagiye kuva ikamubwire mushiki wanjye nawe musaza wanjye AI kuba ihari izakoreshwa n'abantu nawe rero wakiga kuyikoresha so that's why atagomba gucika intege nubwo mvuze ngo bisaba amafaranga gusa nyine n'ahandi hose wakenera kujya buriya no kujya Kenya no kujya ahandi bikeneye amafaranga no kuva mu ntara z'i Kigali nabyo Kigali nabonye ikaze nyuma y'imyaka 2 nahaza ibintu birakaze so rero kugira ngo tubone ayo mafaranga birasaba gushora andi mafaranga ariko tuyashoye muki ahubwo abantu batinyuke gushora niba wamugana unafite nizo nzuzi uvuga ati nkeneye gukorera wenda Dubai cyangwa se no kwatura nizo nzuzi zishyigikire uvuga uti nkeneye kugira ibyo nigomwe kugira ngo nabyo bikunde mbere yuko wenda tuvuga wenda tubwiye umuntu ushaka kujya Dubai wenda nubwo bushobozi arabubonye ni opportunity arayibonye kuba yajya Dubai turimo turagenda dusimbuka ibintu byinshi ko ni ibintu byinshi ariko tuzagenda tuganiraho umuntu wamaze kugera Dubai akenshi arakora abonye opportunity ariko se tutaragera kuri icyo ngiye kukubaza ubundi ni nk'ibintu nka 2 cyangwa 3 nibura bo wageze Dubai abantu babeshywa kuri Dubai kubiraza kunyinjiza ku kibazo kivuga kiti wagiye wabonye akazi ariko ushobora no kuba kwisanga nyine n'amafaranga ntayubona ariko duhera abantu ikintu bakunda kubeshywa kuri Dubai ikintu cya mbere abantu babeshywa sina Dubai gusa abantu benshi dushaka kubaho ubuzima bwa runaka umuntu aragiye most of diasporas turirwa mu kazi turastruggling turagira gutya at our day off tuzajya gusura wenda reka tuvuge Burj Khalifa kuri day off yanjye ntazagenda nkasura Burj Khalifa ngewe ndi umu blog bashobora kunkurikira kuri Instagram cyangwa ku zindi social medias no that time nyishyireho David agataba tuse ni byarakunze naryoshye meze neza kandi I have struggled for 1 week on my day off nyine mfasha kanya njya kugaragaza the view of Dubai behind the scene ntayose icyo kintu cyo ugomba kukimenya nimba ugiye Dubai ugiye gukora banza focusing mu byo ugiye gukora ugenda ugiye kwemeza ngo kuko runaka yakoze nanjye nzatamuri bro wakisanga n'amafaranga bagwemba ku kwezi Dubai umunsi umwe wayama ikindi kintu babeshywa bari abantu nyine barahari noneho ubu ngubu none ikintu kibabaje nuko abanyarwanda bamwe muri twe nyine harimo n'ababaye abasikama ugasanga abana harabona abonye ejo bundi arimo ararira bamubeshya akazi ngo yari inshuti ye amuhereza amafaranga agera mu 2,000 by'idolari yisanga akora akazi nakita se gute katari keza noneho wumve ko
yari yarabuze nuko abuhoza pasiporo ye. Ubundi mu mategeko ya hariya nta mukoresha wemerewe gufata pasiporo yawe. Akiyo byageze muri izo kampani bigeraho bayifata bakabatanayiguha none ugasanga baguhemba amafaranga ari none afata amafaranga ari munsi nayo yakoreraga hano i Kigali. Ukabona birababaje nyine. Hari ibintu byinshi tugomba kwirinda. Most of social media ziratubeshya nyine no kuba maso, ariko opportunities zo zirahari n'ahantu hose nyine bakubeshya byagenda gutya. Ngira ngo yakubye ibintu byiza no kuvugwa cyane no kwenda bakunze kwibasira cyane ku bakobwa. Sinzi ni BBC, ngira ngo ni BBC yasohoye documentaire ivuga ku bintu bijyana n'uburyo abantu bajyanagwa Dubai cyane cyane abakobwa ari ukubagurisha. Ugasanga umuntu aciye nko mu maboko y'abantu 5 kugira azagere Dubai akajya gukoreshwa harassment itabaho mu buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu nyine mbere yo kuva ahantu banza umenye ngo umukoresha ninde, banza umenye ngo ugiye gukora iki. Ikiza cyaho kampani nyine ziba ziri listed, hari aho ugomba kujya ukacekinga this company Dubai this and this, hari aho wabaza amakuru. Embassy ya Dubai hano muri East Africa cyangwa mu Rwanda ushobora kuba wabaza. Ni ibintu byose biba byoroshye. Mbere yuko wenda tuza no kuba dusatira umusozo kugira ngo wenda turarikire n'abantu kuzakurikirana n'ibindi biganiro ko turi gusatira umusozo, nicyo kibazo wenda tugiye gusorezaho iyi episode yacu y'uyu munsi. Dubai uriyo wabonye akazi utuziwe nagiye dusobanurira dushobora utuboneka mu mahirwe. Umuntu wabonye akazi Dubai akari ko kose, ubushobozi bwo kuba wasevinga nibura ukagira amafaranga ushobora kusevinga burakunda cyangwa ubuzima harabura nayenze ku rwego rwo ushobora gusanga aho gukeneye indi support nyuma yuko ufite akazi? Buriya buri hantu hose cost of living iba ivariwa nyine tu bite n'uburyo ushaka kubamo. Ariko reka tuvuge kuri wa muntu wagiye nkanjye nta kintu ajyanye agiye wenda agahita abona ako kazi akavuga ati okay mu gihe runaka nzataha niki nzaba ntahanye. Birakunda kuko company nyinshi nyine kuri tuzi twavuze blue collar job, company nyinshi ziba ziguha accommodation cyangwa zikaguha amafaranga ya accommodation, ziguha transport cyangwa zikaguha amafaranga ya transport, ziguha ifunguro rya saa sita cyangwa zikaguha amafaranga. Kuvuga ngo ni wowe ubivariye. Kava nimba n'urugero ushobora kuba ndi Musanze nkorera i Kigali binsaba amasaha 2 ya buri munsi hatarimo jam, abira ashobora kurenga. Kuki wenda kuza gutura i Remera bikaba bihenze? Kuki ntatura Shyorongi aho transport iranyorohera nkagira na duke saving? Cyangwa nimba mbara nkabona amafaranga nzakoresha muri transport no kurya niki bishobora kubona inzu hafi n'akazi, kuki ntaba hafi n'akazi nka saving ayo ngayo yo kurya cyangwa saving ayo y'urugendo? Kurya nabwo uriya ugiye kurya muri restaurant, ugiye kurya hanze katugite hanze birahenze, ariko witekera birashoboka cyane. Hari abantu benshi nyine bagenda bagakora bakakavamo akazi bakagaruka mu Rwanda bagakomeza wenda business bitewe n'icyo bakuyeyo, cyangwa se akaba yakomereza Dubai yikorera. Birakunda cyane. Bivuze ngo ahubwo buriya iyo umuntu agiye akaba overspending nibwo wamugana usanga hari abantu baza bagacira abandi intege ati Dubai byaranze. Ahantu hose nibyo nyine n'akazi na condition y'akazi umuntu ashobora kugenda yizeye ko we agiye mu mutwaro kuyora amafaranga. Ntabwo ugiye gukorera amafaranga. Cyangwa usanga pressure wenda umukoresha wakoresha ntuyishoboye ukaba utakihangana. Hari iyo ukoze amezi 6 uba wasezera. Iyo utarageza amezi 6 hari ibyo ugomba kampani yaguhaye nk'itegeko ry'umurimo ryahari. Ariko nyine ugomba kumenya ikikujyanye n'icyo ugiye gukora. We leave our home to change our home. That's amazing. Ngira ngo ni nuko nguko dusoje, ariko ku bantu badukurikiye ndabizi ko dufitemo n'abajene benshi, ariko wenda nk'amagambo 2 cyangwa se rimwe wabwira umujene uri kuri pressure yo kujya Dubai maginga yangahe? Irya mbere banza ushaka amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Cya kabiri birashoboka. Ikindi cya gatatu irinde gushaka gukira vuba. Biri mu bintu bishaka kudukoraho cyane nowadays. So nimba ubonye amahirwe, ikindi nimba bikunze ko ako kazi kaboneka, banza umenye impamvu ugiye muri ako kazi. Hari ibintu tuvuga ngo ngiye mfite bachelors mfite masters ntabwo nakora kano kazi. Bro, nimba akazi gashobora kuguha miliyoni, n'urugero katubare mu manyarwanda,
cyangwa se ugasevinga usanga sevinze ejo ibihumbi 600 700 bikatuvuge ko ukiri umujene ukeneye urugo umwaka utaha uyu mwaka nimba ukazoja kugwa 700 ngo ntabwo ushobora ntabwo wasaza muri hoteli ngo ntabwo wa cleaninga ahangaha nimba uyakorera birumvikana ariko se nimba ni nayi Kigali umuntu bamuha akazi ngo ngiye ngo kuri degree yanjye ntabwo kano kazi ntabwo akirirwa mu rugo nta kintu ari gukora ahubwo abantu uri kukaza bate bunyohereje 5,000 that's it so birashoboka byose no kubyigaho waba uraha waba ushaka kugenda yaba Dubai yaba Europe ugomba kubanza kumenya wowe shaka skills wirinde social media n'uburyo zitwika umenye icyo ushaka ibintu byose birashoboka tusirika mushimire cyane mushimire cyane kadushimire n'abantu bose bari badukurikiye kuri episode ngira ngo ni episode itangira byose twabikomojeho ariko buri kimwe twagiye tuvugaho no tuzagira umwanya wo kugenda tubirambura buryo tugiganira mu buryo burambuye amakuru buri muntu wese agenda yabona mu buryo ashaka reka tubashimire rero cyane nge nitwa David nitwa Zanda niyo mazina yanjye hanyuma kandi nawe mwifurize gukanda subscribe kandi subscribe ariko ikiganiro nagisharinge kugira ngo n'abandi n'amakuru abagereho hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka kuri The Tony Show. Murakoze cyane.